ntabwo ujya uryama ntabwo ujya uryama akazi kakubanye akazi iyi niyo bita Kigali yego imeze bite akazi kawe kakubanye akazi Kigali nta mikino iyo usinzira Kigali gato isaha iragusiga ese ubundi shiriya ku kazi kawe ushaka akazi se mama pastor Kigali ushaka ngiye kwibariza akabazo gatuza kumva umuhinduranya n'umwezi birashize hari ibyo wari uri gukora ukora ibyo ukoze amezi abiri se ubu uri kuri cyose ibyo ukora ubu usuri gukora akahe kazi urenda bakunda n'utubazo twabo sheri nangaye ushaka akazi kanjye ngewe nkora akazi banyita big dealer sheri mubwira tujye tubwizanya ukuri cyewe sinde umugore wawe mu by'ukuri ubundi ukora akahe kazi ubwire ko ndanguza akabunga ndakoze si akazi nakora akazi sheri Kigali rero isi yarahindutse isi ifite position abantu batarasobanukirwa akazi nkora ni danje nzakubwira tuwande sheri sinde umugore wawe tubana mu nzu dusezeranye nshaka kumenya akazi ukora kariho maze amezi 6 mfite umuntu turi gukorana ariko nyine ibyo bisengera ubundi bajya bavuga ngo umugabo w'igicucu abwira umugore amabanga menshi hari umuntu turi gukirana amadiru ari Zanzibar umunyarwanda na ntari cyambwira nyine mushakira abana b'abakobwa akazi ko mu rugo hanze nyine mu mahanga mu bihugu bya kure rero akanyishyura iyo mbonye umukobwa umwe mubwira ko hari akazi agashaka pasiporo then nkamwohereza ibyo ngiramo ikibazo n'abandi nubwo bari bakuru sometime avuga ati se umwana agiye hara mu mahanga akagiriraho ikibazo ariko njye ntabwo n'ubundi mbabwira ko bazatera imbere nanjye bangishyura amadolari 300 yo kubishaka uzi ko uri umusazi uvuze ngo iki muri iki gihugu turimo ariko nta kibazo mbese ntabwo bapfa cyadashizwe ntabwo bishoboka ntabwo bishyashe nyine ariko Imana niba utari umusazi ntabwo ibyo bintu bibaho reka abakobwa abanyarwanda bari hiti ku isi hose ese haro ntabwo akora akazi gusa nanjye ikibazo ngira bambwiye ko abantu bagiye muri ibyo bihugu byo hanze abakobwa bava bararwaye za toro ntabwo iki ubu si uvuga ahantu turi ubundi fata vuza hano oya kabisa cyo nsengera okay uzansengera imana akandi kazi okay ariko idiri sinayireka ndagasengera pe n'Imana w'ijuru byumve ndagasengera sinakira kandi none aha ndagasengera nandi bacakubireka gusa ko nakoze bacakubireka umwana wabandi yavuye hano samutemo binasaba ko atanavuga n'abagiye ngo niyo seje ubu yiretse kuyimbwira buyihagaritse nta uti umuntu uzi icyo ari cyo sheri ibyo by'umuntu bireke mani Kigali sheri ku y'amasengesho ana nigendera niyo mpamvu umushito yanyambwe gusa ibi ntabwo ari ibanga ryo kuvuga amasengesho ahubwo ya masengesho wowe ntuki ni wowe ngiye kuyasabira ni wowe ngiye kuyasabira cyanda wende arakwiye kuri urugo rwanjye ndetse ryari se ubwo kumana nsama tugikeye hano wakoze amasuku ko bakwiye ko n'amarangi yanjye wayahanagura hano nawe twara neza ndabanza ndimo ku kwezi nimba ugira isuku
sinshaka uzagira ngo urupangu, sinshaka usohoka mu rupangu, uru ni urugo rwanjye. Azamu umugore wanjye atuje yarajenjetse yagize mama pasiteri, hano ntabwo ari kwa pasiteri. This is a Kigali. Sinshaka imikino mu rugo rwanjye, okay? Okay, give me some water. Nzana amazi yo kunywa. Bachibiri wanje ndabona mukunda dia nganyeri igiporezo dia wewe bachibiri umachibiri wanje ndamukunda nuko muko usigaye mfata nuko muko kweli ndumva musafura ntabirimo urumva urumva muri ndaje ngiye gupana uri kunuka tuwarete igihe hirya ese uvuye muri tuwarete tunakarabye urakonje ucumigira umwanda ariko Machibiri twavukiye kure Atira amasafuriya yawe ubure kunywa umusore hano babigenza bati babanira rwa yesu wakasitani ni ibiki burya icyaro kivamo n'ikikuvamo akusu uretse gucana sha burya icyaro kivamo n'ikikuvamo wabibonye kuko abasirimu ducana ibintu biteye ubwoba pe hajya bamanzaho icyo bagiye gutekera ngomba mbona ufite inzara cyane hari ahantu uba wicaye koko inzara iba yakwishe uriya uzariho abantu dukora muri ofisi nitwe dusonza vuba na bosi agashobora wowe kora si waje guhiga amafaranga niyo yagucira mu maso ahubwo ugerageza ndabona bosi mukarangira akanyobwa nawe banza umenyereze cyangwa kukwereka ukuntu uzajya wambara tumushinga reka buriya bosi ndamuzi dukoranye imyaka irenga itanu tuziranye yewe na bosi ari ku rudobo rero ngiye kuzana amazi ndangije uzi aramvanze bigira ubwoba batina TV akubundi amazanye watsenyisura mu kigo ujya higa amafaranga Kigali baravuga ngo bosi afite amahane cisha make Kigali baravuga amahane buriya mabuje twaranike amara miniwe akazongera kwiga cyakange waje guhiga amafaranga ubu wajya urambare muri ubwenge n'Imana izakureka ukuri pe Mana y'isi n'ijuru we wa mana we mana we ibintu n'ubundi kumva ntabwo bibaho mana ndakwinginze ndagutakambiye ni wowe wumva gusenga kwanjye ni wowe iminsi yose mana nurira imisozi nyumva ndi gutakambira nzi ko ari wowe unyumva nta wundi ndagura kubona kuri isi wanyumva nta mwana w'umuntu ndi gutakambira ni wowe mana ishoboye byose ndagira ngo mana nzi ko ushoboye byose nta kintu kunanira nzi ko ushoboye ibyananiye abana b'abantu ndagira ngo unyemerere uhagarike kano kazi wa mana we ndakwinginze uhagarike kano kazi aka kazi ntako nkeneye mana wampaye umugabo data waduhuje wumva n'urugo uzi neza ikizagutunga mana ntabwo tugiye kuzatugirwa mu maraso y'abana b'abantu mana ntabwo byashoboka ndakwinginze hindura buri kimwe cyose byose uhagarike mu izina rya Yesu Kristo kandi dushoboye byose sinzi nizeye ko data uzabikora kandi gusenga nuko nshoboye gukora n'utwawe gusenga nizeye mu izina rya Yesu Kristo nizeye ati Yesu we amen mana nzi ko nta kijya kikunanira nase buretse twumva oya ubu umuceri urumva wabuze ibyo kurya tondi wanjye biya nkunda gukunda ibange ikizungu wawe ikizungu wakusewe ukire muri ka gasorori kamwe gafite umuturuko ariko rero ugiye ngira bose reka kumwangaza ko ngiye ngira ubwoba buriya rimwe na rimwe
hari igihe umugore avuga tukamugira umunyantege nke, nyamara hari igihe umugore avuga ugasanga aravuga ukuri utabara ubuzima bwawe bw'ahazaza. aka kazi gahabanye n'uko igihugu cyangwa se amategeko aba akeneye gashobora kunzanira ibibazo. nagakwiye kumvira umugore wanjye, nagakwiye kumva icyo ambwiye, kubera ko icyo ndi gushaka ntago nkizi. nshobora kwishimira amafaranga menshi ariko nanjye nkazamara igihe kirekire muri gereza. nshaka nahagarika aka kazi, reka numvire icyo umugore avuga, wenda bwa rimwe basi harya wasanga ari mukuri. dore na akusungunga uri kuva muri toilette ntafunze na resani gusungumva ntabwo ufite akusike soka mano kaba banje guteka Chicha bazakinyicana. Shabose namuzaniye imari kabisa. Wazi nushaka kujya unisekurira naheza isi. amazi yo kwe muri dushe. usuranzana amazi yo muri dushe aticucu. uranzana amazi yo muri dushe. toka mayibo soka hanze wagicucu shenzi iyi macibiriza uzanzana amacinya mu nzu wagicucu n'iki bagikama gashuye imyanda nzanira gasho wagicucu nibyo nibyo waranzanira urakazana amacinya mu nzu yewe iyo mikino sinshaka mu Rwanda bagusubiza iwanyu kabisa. Umugore wanjye man, this is just